Mwiriweho, nitwa Joseph ariko izina cyane rizi bazi cyane Theo. Uyu munsi nifuje kubaganiriza ku ijambo kurema. Hari ukurema, hari umuremyi, hari n'ibiremwa. Iyo ucyumva iryo jambo wumva ko ari igikorwa. Hari ubikora cyangwa se ubiri inyuma ukora icyo gikorwa. Burya ururimi ni igikoresho gihambaye cyane abantu bakoresha iyo barimo bungurana ubwenge cyangwa se baganira. Mbese ni igikoresho abantu babasha kugaragaza ibibarimo iyo barimo kuganira. Nyine ururimi ni ingirakamaro cyane. Twifashishije indimi z'amahanga zateye imbere nk'ijambo kurema turishyize mu cyongereza baryita to create. To create rero bivuga mu cyongereza nyine uko bisobanura bavuga ngo to bring something into existence. Tufashe interuro iri mu cyongereza to bring something into existence tukiga ijambo rimwe. To bring bivuga kuzana, something bivuga ikintu, into existence. Existence ni ahantu ibintu bibayeho. Ubwo nukuvuga ngo bring something bivuga kuzana ikintu. Urumva ko hari uri inyuma nyine utuma icyo kintu kiza kikabaho. Mu Kinyarwanda twavuga ko ari ukuzana ikintu mu kubaho cyangwa se kikabaho. Iri jambo bring ryerekana ko hari umuntu uri inyuma yabyo. Existence ni ahantu ibintu byose bibaho. Tukireba kuri aka kadirishya ka Google, similar ni amagambo ahuza inyito n'ijambo kurema. Mu cyongereza baratwereka to generate, produce, design, make, fabricate, fashion, manufacture, build, construct n'andi menshi. Mu Kinyarwanda tugerageje kweshyira mu Kinyarwanda aya magambo avuga gukora, nko gukora imodoka nyine ugatangira imodoka, kubaka nko kubaka inzu cyangwa ikiraro. Hari guhanga, akenshi havaho n'izina umuhanzi. Hari ukubumba, hari ukuvuba. Ubona ko byose ni ibintu bikorwa n'abantu. Ni igikorwa nyine tumenyere ko gikorwa n'abantu. Ibi byose rero bikorwa n'abantu. Ni ijambo kurema rihuje inyito n'ijambo gukora. Bivuze ko gukora hari ukora no kurema rero hari urema. Nta kintu gishobora kwirema ntibishoboka. Nta n'ikintu gishobora kubaho ntawe ubigizemo uruhare. Iyo urebye hasi kuri iyi shusho ubonaho ijambo dismantle. Dismantle bisobanura gusenya. So hariho urema hakabaho n'usenya. Bibiliya ivuga ko Imana irema, ikanavuga ko hari marayika murimbuzi usenya. Mu gihe Burayi bamwita Abaddon, mu Kigereki bakamwita Apollyon. Iyo bishyize mu cyongereza bivuga destroyer. So ni marayika murimbuzi. Abantu bavuga ko ibintu byiremye muzababwire bareke gukora, kuko tutubatse inzu ntabwo inzu yakwiyubaka, tudahinze ntabwo imyaka yakwera, tudatetse ibiryo ntabwo ibiryo byabaho. Abantu b'abanyabwenge cyane bakunda kuvuga ngo ibintu byariremye kandi baba bagakomeza gukora. Ntabwo bishoboka, ntabwo ibintu bishaka kwirema. Ahubwo ushaka gusanga bakoranye n'aba mumarayika ushaka gusenya. Urebye nk'iyi video iri hasi ikurikira, urabona ko hari imashini ziri kwikoresha zonyine nta muntu uhari. Zikora igihe kinini cyane utarabasha kubona umuntu. Imwe ifata ibyuma ikabihereza indi ikabisudira. Ubu buryo bugezweho bakoresha mu nganda babwita automation. Umuntu utazi ko uru ruganda rero rukora ibyo bya automation atabizi yagira ngo nk'izi modoka zirikora. Ariko hari uwakoze izi modoka, hari uwakoze imashini na za robo araziprograma. Noneho hari n'ukuri kuzikoresha muri control room ari kurebera kuri computer. Automation ntabwo yatangire mu nganda gusa, ahubwo yahozeho, ndetse abantu bagiye bakopera ibintu dukora tubikopeye ku bya kamera by'Imana yaremye. Umwana arakura agashaka akabyara, abana nabo bagakura bakabyara. Mu by'ukuri ntabwo tubona ubakuza kubera ko ari automation nyine. Igiti kikamera kikera imbuto zigahunguka zikongera zikamera. Abantu ntabwo bapfa kwiyumvisha
abantu b'abahanga iyo babishatse ntabwo babibona, ntabwo babona umuntu uri kubikora, ariko na automation nyine umuremyi yabiremanye birakura bikikuza, kandi burya abari no kubikontorora nkuko twavuga nk'ukuntu tubona ruriya ruganda rukontororwa muri control room. Kubera ko umuntu atabonye uwo porogaramu igiti kugira ngo gikure, cyangwa se umuyaga uhuha, cyangwa se umuntu ari gukura akagera gutya agafata umwanzuro akavuga ngo ibintu birikora, kubera ko gusa atabonye ubikora. Mfite igitabo nanditse cyitwa Systeme n'abaremyi, ni iki ngiki mureba hano. Nacyanditse mbitewe n'uwanyiyeretse ambwira ko ari we waremye ijuru n'isi. Yanteye amatsiko cyane ndetse atuma icyo kibazo kingumamo imyaka myinshi cyane, nyuma nza kubisobanura.